ibintu byose mbese nyine urabyumva yamusapotinga ku buryo bwose yamufataga nk'umwana amukunda amuha byose ko nari mpariwe urumva ariko mana ariko mwagiye mumenya ko uyu mubiri twikoreye uyu mubiri ubyaye udahatse sibyo ntago ari wanze nawe kugira amaso ngabone ariko niba bimubayeho nshuti yanjye wimusogota wimusonga wimubyukiriza ibikomere kuko ntago ari wanze kuba afite amaso ngarebye nuko umumama arangije aravuga ati nubana n'uyu ntazijya yitwa umukwe wanjye nuko umukobwa ashaka abanza kurwana nyine ararwana. Hey guys, mumeze mute? Mumeze neza? Nanjye meze neza. Ikaze kuri Aurore TV show. Gahunda ni yayindi ibice bicike bigomba gucika. Imburi musha kuri Aurore TV show watira gatebe tugakomeza tukabana kuko naye gacano keza uzishimira uzama nyine wumva bakagombye kuba ari huri wenda besha bizanseka. So rero amakuru ni menshi pe, amakuru ni menshi yuzuye umutima wanjye, ariko we ababaje koko. Ariko kuki mumeze gutyo? Tukaba tuvuga ngo gahunda ngo nukuca bigacika, ariko nimba abantu mbwira baba banyumva nimba batanyumva, ariko ntekereza ko ntabwo ari aba hano kuri Aurore TV show, kuko nukuri abantu bo kuri Aurore TV show bamaze kuba basirimu mu mutwe, urumva bamaze kugenda nyine basobanuka. So amakuru rero y'uno munsi ameze gute? Navuga ko usemvuga kashimishije ariko arababaje. Mfite mushiti wanjye uno munsi kuwa kane yavuye mu rukiko, ariko ubukwe bwe bwahagaze kubera mwebwe mwabantu mwe mwitwara nabi mukagenda mu ngo z'abandi, urumva mwumva ko mugomba kugira gute nyine mukagenda mu birori hari ibintu bibajyanye kandi bitari byiza, mujyango no kujya gute no gusenya ingo z'abantu. Mushiti wanjye yafite mariage no munsi Seville nibwo yavuyeyo, kuko yanavuyeyo kano kanya n'umugore n'umugabo niko nabivuga, ariko nukuri ko Imana bagiye kora divorce batabanye kubera ubutindi bwanyu n'ubugome bwanyu. Ubwo urumva ndakwicishira amatsiko rero. Okay, reka nkubwire mbabwire ukuntu byatangiye, mbabwire n'ukuntu byarangiye, mbabwire n'ukuntu byagize gute byagenze kugira ngo mu by'ukuri kano kanya baba bagiye gukora divorce kandi batabanye. Kano kanya muzi ko hano iwacu tukunda kunyuzaho amakuru y'abantu bafite ubumuga, ibintu byinshi bya hano niho ayo makuru mbese y'abo bantu ni hano uzasanga, ahandi hose bazaba bakubeshya. Nukuri bazaba bakubeshya. Wonye mbanyazi, urumva banyazi koko tuba tubana reka. Nta muntu uzagwa amakuru yizeye nkayo ngayo uretse ngiye Aurore. Undi wese uzamenye kubeshya. Nukuri kandi nawe umubeshya. Uzabikurikirana abandi bazakubeshya, ariko ngiye nzakubwira amakuru ya nyayo yemewe mpagazeho, urumva kandi yaguhera igihe. Uwo mushiti wanjye rero atuye hano Kicukiro, sibyo? Hano Kicukiro ibyo byose abantu benshi cyangwa yenda biraza no kunyuraho ku macano menshi agiye atandukanye. No hano Kicukiro yari umusore rero yari afite ubumuga ntabwo yarebaga, urumva, cyangwa bamwe ibyo bita ko ari impumyi. Rero akaba yarakundanye n'umukobwa bakundanaga cyane rwose, barakundana, bamusaba ko babana, umukobwa arabyemera ati rwose twabana. Ubwo yaramubwiye ati will you marry me? Ati yes. Sibyo se nk'abantu bari bose nyine nkuko nawe babikubwira ukabyemera. Nuko ubwo ngubwo birangije, urumva arabimwemerera, baragenda. Uno munsi bakoze urukiko bakundana, ariko kano kanya divorce nukuri ko Imana igiye kuba bagiye gutandukana bitewe n'ubutindi bwo muri iyi minsi bw'abantu babi. Abantu barikundaniye, barateretanye, urubyumva, barashimana.
reka nkomeze niyo kubacarata mu ijambo mbabwire story zose ukuntu zimeze. Iyi story z'abantu bafite ubumuga zanzinyuze mwahangaha muzaya muzimenyera igihe mwumve kuntu abantu bajya bahura n'ibibazo ibi na bimwe n'ukuri, kandi ibintu mba mvuga bigomba gucika bigacika. Noneho umukobwa yari afite bene wabo wo muri Amerika, baza ngo ninde, ni nyina wabo. Nyina wabo yaje amaze kuza, urumva amaze kuza ngo nyine bagenda ahantu umurenge wawe ugiye kubera. Bageze ku murenge ego ko abona umusore, abona afite agakoni, abona yambaye net, abona afite n'agakoni. Atese umukwe wacu n'ubuhe, umukwe wacu n'uriye. Baza ngo umukobwa ahise amubwira gute, yambwiye ati nukora uyu murenge ukabana n'uyu musore ntuzongere kunyita yoko wanyu. Nyina urumva uwo mutante we niwe nyine uwo mukobwa ni imfubyi, nta babyeyi agira. Uwo mutante ni nyine wamumenyeraga ibintu byose, nyine urabyumva umuntu wo muri Amerika ni umumenyera ibintu byose mbese nyine urabyumva yamusapotinga ku buryo bwose, yamufataga nk'umwana, amukunda, amuha byose ko nari impariwe, urumva. Ariko mana, ariko mwagiye mumenya ko uyu mubiri twikoreye, uyu mubiri ubyaye udahatse, sibyo? Ntago ari wanze nawe kugira amaso ngabone. Ariko niba bimubayeho nshuti yanjye, wimusogota, wimusonga, wimubyukiriza ibikomere, kuko ntago ari wanze kuba afite amaso ngarebye. Nuko umumama arangije aravuga ati nubana n'uyu ntazijya yitwa umukwe wanjye. Nuko umukobwa shaho abanza kurwana, nyine ararwana akavuga ati tante wanjye cyangwa mama wanjye rwose nkunda uyu musore, ntago namwanga kuko nta wundi nabona unkunda nkuko ankunda, urumva. Uko umusore yari yaramutaye mu rukundo, umukobwa aracanganyikirwa neza amukine hahandi uvuga ngo nta wundi musore wankunda nkuko uyu muntu abikora, urumva. Reka nabo barakunda, ariko sha mama zikabwe mukunda mwenyine akira rata. Nuko birakomeza umukobwa arahangana, urumva. Noneho umusore naho yicaye atajya kumva ko ariko kumubwira ati ubukwe bugiye gupfa. Umusore aravuga ati oya, ntabwo ngewe umukobwa nkunda, umugore wanjye nta muntu wamuntwara. Barahangana hahandi igitifu yavuze ati muri mu biki, nyine ku murenge habaye disordre nyine pe, urumva. Ibintu b'intambara bitangiye kurebana nabi, urumva. Ariko amutante atayivumba aravuga ati nimba mwanze, urumva, nimba udashaka ko dutaha, nubona n'uyu musore uhita ugira gute, uhita wibagirwa byose nakoraga, utunyibagirwa nk'umumama we. Ubwo uzi ko nyine umukobwa birenzeho baribanira, arakamanika ukuboko ati ngewe runaka, barabana, urumva. Barangije kugira gute, nyine basezerana nk'umugore n'umugabo, urumva. Sha rwose uwo mukobwa yabaye intwari, nanagushimira umukobwa wakoze ibintu byiza kabisa. Nuko natonzemo nakugabiye, ariko wumve ngo wakoze ibintu byiza. Nuko ariko nyuma yacitse intege, ntabwo byarangiye neza. Wakibaza ese ko yari yemeye koko babana, byaje kurangira gute? Baje gutaha, bagiye kwiyakira, basanga umukobwa imiryango y'iwabo yose yateranye, urumva. Baramubwira ati umva nkubwire, ibyo ngibyo ntabwo bitubwira iby'uko uba uvuye mu rukiko, ibyo ngibyo ntabwo tubyitayeho, urumva. Uriya musore mushaka buryo kimutandukana, mudatandukanye twebwe twibagirwe. Umukobwa arashoberwa, abura uko abigenza. Ese ubwo urumva ari we wabigenza gute? Abantu bagasapotingaga barimo barakubwira ngo ureke umuhungu, we wabigenza gute? Nshuti zanjye, agahinda ntabwo ari ukuhora urira. Ni ukuri kw'Imana hari ibintu bizwi avuga ati se Mana nkanjye ngewe nakugize uti, urumva. Ese ubwo urumva uwo musore atarimo ararengana koko? Mu by'ukuri ari kwiburira umukobwa yakunze, arimo aramubura ku kintu atigeze anasaba Imana, kuri atasabye Imana, atazi nuko byagenze. Shamana agahindutswe kanyishe, ndumva ngiye kurira. Reka mbanze ndire ubundi ngaruke, cyangwa reka ceceke.
reka ndeceke reka ndeceke nta mpamvu yo kuba narira, ariko urumva byarangiye rero. Reka ntabwo nza gutinda, reka noye kuvuga ngo reka ndire, reka nceceke, ntabwo nongera kurira. Rero hano hantu ikintu ngiye kuvugaho ndetse natangaho n'inama nshuti zanjye, sibyo, menya ko umubiri byawe udahatse, sibyo. Kano kanya uri kumva pe umukobwa wawe uri kumufata, uri kumubuza kuba yakubaka, ni n'uwo wita impumyi, urumva, ariko menya ko bakundanye kandi yamukunze, sibyo. Icyo utakwifuriza iwawe nyine, iyo utakwifuriza ntuzakifuriza undi muntu, sibyo. Ese kano kanya ari umukobwa wawe utabona, uwo musore akaza kumutereta, wamwangira kuko uwo mukobwa wawe atari wubona? Rero ntabwo ari byiza nshuti zanjye. Inama y'uyu munsi, umubiri byawe udahatse, no munsi ninjye, ejo ni wowe, sibyo. Rero ntabwo bikwiye ko mwica ubukwe bw'abana. Abana barakundanye, mubashyigikire, sibyo, mubashyigikire, babane, bazubake neza, ariko mwoye kuba inzitizi yawe. Kandi ushobora kumwangira kubana n'uwo nguwo ngo ntabona, akagenda akabana n'uwo batazubaka pe ngo yishime. Rero mubashyigikire, ahubwo mubake neza, mwoye kubabera icyuho cyo kuba basenya, cyangwa ngo ugate umuntu kandi bakundanye ntuzi ikintu yamukundiye mu by'ukuri. Rega basa niba atarabonye ko atabona, ariko hari impamvu. Icyo kintu kimwe cyonyine yarakirengagije, afite impamvu yakirengagije, agakurikira uwo muntu. Rero mwibabere inzitizi, ahubwo ni mubashyigikire. Rero wowe utarakora subscribe, wowe tubanye bwa mbere hano kuri Aurore TV show, kora subscribe, share na comment. Inama zanyu ni ingirakamaro kandi nukuri aho mugejeje mukora ndabashimira. Imana yibampera umugisha, ndabakunda. Bye bye.